Tariki 10 Gashyantare uyu mwaka 2026 nibwo umuryango mpuzamahanga uharanira kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza ukorera mu Rwanda Transparency International Rwanda watangaje ubushakashatsi bw'uko ibihugu bihagaze mu bijyanye na ruswa Corruption Perceptions Index 2025 CPA, aho u Rwanda rwaje ku mwanya wa 41. Ibihugu nka Denmark, Finland nibyo biza ku gasongero mu guhashya ruswa ku kigero kiri hejuru ya 80%, ikigero u Rwanda rwifuza kuzaba rwaragezeho mu cyerekezo 2050. Ibituma igihugu kigorwa no kugera kuri iki kigero ni imyumvire y'abaturage bamwe na bamwe isa n'ikiri hasi, aho bumva ko gutanga ruswa nta kibazo ndetse n'abayobozi bagafatirana abaturage cyane cyane abo mu bice by'icyaro, nk'uko Apollinaire Mupiganyi, umuyobozi nshingwabikorwa muri Transparency International Rwanda abigaragaza. Kuva mu mwaka 2022 kugeza ubu ngubu biragaragara ko u Rwanda rugenda rwongera amanota, ubu twaba turi ku manota 58, igihugu cya 41 mu bihugu 182. Ni ikintu cyiza cyo kwishimira, ariko nk'uko twabigarutseho 58 harimo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 42, bivuga ngo icyo kinyuranyo ni ibyuho bya ruswa. Iyo tugiye kubireba rero turacyabona ibyuho cyane cyane mu myumvire y'abaturage muri rusange. Abanyarwanda baracyafite ya myumvire y'uko kumva ko ari ibisanzwe umuyobozi uri mu rwego runaka afite ubwo bubasha bwo kuba yakoze ruswa yumva ko ari ibisanzwe, icyo bita kwihanganira ruswa cyangwa se tolerance kuri acceptability kuri ruswa iracyari hejuru. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'urwego rw'umuvunyi muri 2022 byagaragaje ko biri ku gipimo cya 6%. Bivuze ngo iyo umuyobozi runaka ashyize mu mwanya cyangwa se afite umwanya runaka agashaka abakozi, yewe n'aba bakorana bakabona haje uwo bafitanye amasano, mwishywa we, mwene wabo, ntabwo bashobora kwibaza yuko uwo muyobozi akoresheje mu nyungu ze bwite ubwo bubasha afite. Ubwo ni ubwoko bwa ruswa rero barwa muri iki gipimo cya CPI. Ngumva rero yuko n'imyumvire yacu iracyari inyuma kugira ngo twumve yuko umuntu ari mu mwanya runaka agomba kuwukoresha mu nyungu rusange kurusha mu nyungu ze bwite. Ubwo ni ku baturage, ariko n'abayobozi bamwe ngira ngo mukunze kumva natwe mu muryango yacu nyarwanda, umuntu yaba ashaka serivisi ahantu akumva ko agatangira kubaza ngo nta muntu uzi hariya. Ngira ngo iyo myumvire nanone tujye kwireba mu buryo bwimbitse, dusanga nanone ari bya byuho bya ruswa, ya myumvire ikiri hasi, igituma twumva yuko kugira ngo ubone serivisi ugomba kugira uwucaho ikene wabo. Ibyo bikaba ari byo ngira ngo bidusubiza hasi. Ikindi ni abayobozi nyirizina, cyane cyane abakorera mu byaro by'umwihariko, kubera bazi ko imyumvire y'abaturage ikiri hasi, cyangwa se ababakurikirana umunsi ku wundi bari kure, cyane cyane hano i Kigali. Hari igihe usanga bamwe muri bo bakoresha muri izo nyungu zabo bwite ubwo bubasha bafite. Bariya batanga serivisi nabo hari igihe bashobora kudindiza gahunda z'igihugu zigamije no kurwanya ruswa, nabo bagamije inyungu zabo bwite. Gutanga amakuru rero biracyari hasi, nabyo ni ibyerekana ko umunyarwanda aracyifata, ntibinturukeho mfite ubwoba yuko byangiraho ingaruka, kabone n'ubwo amategeko ahari yo gukumira no kurwanya ruswa yakomejwe uko twayasobanuye. Amategeko yo kurengera abatanga amakuru, nubwo nabwo hari abatanga amakuru batugana batubwira bati natanze amakuru ariko ndabona biriho bingiraho ingaruka, ariko nta rugamba rutagira akajoriti. Banyarwandakazi mudukurikiye, mu rwego rwo gukumira ibibazo, Apollinaire Mupiganyi asaba abaturage kugaya ubahaye serivisi mbi kandi abayobozi bagakorera mu mucyo. Ikiruta byose ariko leta y'u Rwanda ikaba yarafashe ingamba ikoresheje ikoranabuhanga, ahashyizweho imbuga abaturage batangiraho ibitekerezo. Umuvunyi mukuru Honorable Nirere Madeleine yaburiye abayobozi bajya ruswa, avuga ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, bityo ko uzafatwa wese azahanwa bikomeye, dore ko igihano gihabwa uwagaragaweho ruswa cyiyongereye ku gifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 12 iyo ari umuyobozi, ndetse n'ihazabu ya miliyoni yikubye inshuro 3 y'umutungo wanyerejwe. Rwanda murabizi, nta n'umwe hejuru y'itegeko, ari umuyobozi, yaba minisitiri, yaba umudepite, abandi nuko bamwe na bamwe nk'abadepite ntaho bahurira na ruswa kuko badacunga amafaranga ya leta. Ariko bibaye ngombwa yuko bigaragaye yuko bafite uruhare cyangwa se batanze n'iyo ruswa,
cyangwa ndetse n'abagomba gutanga serivisi ari abayobozi batanga serivisi nziza bikagaragara nk'icyuho cya ruswa, icyo gihe arabikurikiranwaho kandi akabihanirwa. Biriya byaha bindi, kugereza umutungo wa leta, udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo, gutangira ibya rubanda ubusa, gusonera ibitemewe, ibyo byose ntabwo cyari icyaha cya ruswa. Byatumaga rero abantu babyihisha inyuma bakaba babona amafaranga menshi batagomba kubona. Ubu rero byagiye mu byaha bya ruswa, cyangwa ruswa ishingiye ku gitsina, ubu ni icyaha cya ruswa. Ikindi, ibihano byarazamutse hagati y'imyaka 5 n'7 y'igifungo, waba uri umuyobozi bikarenga imyaka 10 kugeza kuri 12, ndetse n'ihazabu mumva inshuro 5 kugeza kuri 5 z'umutungo wabonetse mu byaha bya ruswa, ariko n'ibyakomotseho bikagurishwa. Udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo uyu munsi ni icyaha cya ruswa. Ikindi, umutungo ari uwukuragije cyangwa se nawe uragiye, umutungo wawe uzafatirwa n'ibyo bitezwe cyamunara. Urumva rero ko ari ibintu bibi cyane, tunakagora abantu gutanga amakuru. Ibihugu bimwe bituranye n'u Rwanda biri mu mboni y'uko byamunzwe na ruswa, ibituma u Rwanda rugira ubwoba bwo kuba barutuye bakanduzwa uyu muco, nk'uko umuvunyi mukuru Honorable Nirere Madeleine abivuga. Mu bihugu duturanye nk'uko twabibonye byagaragajwe n'ubushakashatsi, u Rwanda ruri mu abambere muri Afurika y'Iburasirazuba, gatatu muri Afurika na 41 ku isi nk'uko nabivuze, ariko ibindi byose bifite icyo bivuze, kuko turi mu munsi w'ubutayu bwa Sahara 32% impuzandengo, tukaba turi 58, urumva ko ari amanota menshi cyane. Ikindi ni uko nanone iyo urebye ibihugu bituranye biri hafi ni kugira 84 rwanya 84, n'ijana 63, ijana 67, muhere kuri uwo mwanya murebe igihugu duturanye gifite 17%. Ngira ngo byo n'ubushakashatsi bwabitangaje, nta nubwo twanabisha, kuko Burundi bufite 17%, twakumenya 67, Kongo ikaba 63 n'amata 20%. Ibyo ni ibihugu duturanye. Rwanda ifite 25% no ku myanya namwe yose imyikanira, ariko naho nayo manota. Igihugu kiri hafi ya Tanzania ikwanya ifite amanota 40%. Ubwo rero icyo ntabwo twabyishimira nk'abari muri East Africa ko u Rwanda rwaba kuvuga ngo tuhagaze neza mu kurwanya ruswa, ibindi bihugu bidahagaze neza, kuko burya turakorana, turi mu karere kamwe. Ntabwo rero twavuga ngo nimba uvuye hano ukambuka umupaka ujya hirya cyangwa hepfo ugahura n'iyo ruswa, biba ari ikibazo gikomeye. Ni byiza rero ko mu mikorere no mu mikoranire ndetse no mu rwego rwa East Africa cyangwa Afurika y'Iburasirazuba hagira intambwe iterwa, bikajya binaganirwaho. Ndetse u Rwanda ruri ku mwanya wa 41 ku isi, rukaza ku mwanya wa 3 muri Afurika, ndetse rukaza ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba. Rukaba ruri ku mpuzandengo ya 31% munsi y'ubutayu bwa Sahara, ndetse na 58% ku isi mu bijyanye no kurwanya ruswa. Nge ndi Daniel Niyonkuru.